igikwe harya ni iki ubwo ni nk'ubukwe nyine baba babishyize ubukwe bwo rero nibuza ntanza buzaba nibutanaba ntabwo ari ngombwa cyane kuko ntabwo nibwira ko agaciro k'umukobwa cyangwa k'umugore kari mu gushaka. Hari n'abajya bavuga ko diplome y'umukobwa ngo ari umugabo. Ibyo nibyo najya nemeranya nabyo ndetse na sosiyete ibabarira abana b'abakobwa kuko nakubwira ko nkanjye ari ikibazo abantu banambaza ku myaka ngiye kuzuza 25 ntabwo mbitinya imyaka 24 ariko uzi ko tumaranye igihe tuzanye so imyaka 24 tuzanye under age so imyaka 24 ariko kubona umuntu akubaza ngo uzashaka ryari ngo Sharifa yaragiye ngo kanaka ngo abana bo muri 2017 baragiye ngo we kutagenda ugasanga hari n'abana b'abakobwa njye nta pressure ngira kuko njye ndi umuntu kuba wafata umwanzuro wo gushaka umusore mukundana sinzi ni umukobwa mushaka njye kuntu meze ndi umuntu utagendera kuri pressure yari yose muri societe nta pressure y'umuntu kuko nzi icyo nshaka nzi uwo ndiwe nzi ko ibintu byanjye nabiteguye nshobora gutegura ibintu simbigereho ariko mfite plan y'ubuzima bwanjye byibuze mfite icyerekezo cy'ubuzima bwanjye ntabwo nicaye ahangaha mvuga ngo reka mbeho no munsi urangire gusa ngo ndebe ko nzaba hejuru icyerekezo cy'ubuzima bwanjye kirahari so rero kuvuga ngo umuntu ko yakavuze ngo Jolly kudashaka ngo binere ikibazo ibyo bigirwa n'umuntu utazi wenda udafite gahunda ye y'ubuzima ashobora no kuba yifite akaba ari umuntu wenda uri very emotional ufite kuntu ni nayo mpamvu navugaga ngo sosiyete ireke gushyiraho pressure ku bana b'abakobwa gushaka kuko bashyizeho igipimo cy'imyaka runaka ngo 30 ejo bundi njyaho nahoze mbivuga mu kiganiro nari ndimo ngo below 30 ngo nibwo umukobwa agomba kugenda iyo wayirengeje wari igihe ngo kigera ngo kaba kabaye ugereranyije n'iki muri rusange kuko tuzi ababyeyi bagereranya na age ya menopause cyagiye umugore agera hari igihe umugore ashobora kuba ari healthy menopause ukagera mu myaka 50 ukiyifite ubundi se nitegeko ko buri muntu wese ushatse agomba kubyara none se wenda ushaka gushaka nashake kubyara none se uramubwira iki uramushyiraho izo timelines za menopause kugira ngo bigende gute wenda ndashaka gushaka nabyumvikanyeho n'umugabo wanjye ntidushaka kubyara menopause has nothing to do with everything so niko mbyemera rero tuzi abantu bashaka ku myaka 18 cyangwa ubu ngubu mu Rwanda n'imyaka 21 yemewe n'itegeko urugo rukabahira tuzi n'abashaka kuri iyo myaka 25 below 30 27 bikabananira tuzi n'abashaka ku myaka 35 40 harimo abo bihira harimo nabo bidahira so na mathematical formula ihari runaka ngo umuntu agomba gushaka iki gihe icy'ingenzi nibwira ko mu rushako abana ruko bakora umuryango bakabana neza urugo rukaba successful so njyewe ntago nakumva kuna abantu bakabaye bashyira abakobwa kuri pressure yo gushaka ntabwo ari success ya mbere ku mukobwa nibwira ko gushaka ugakora urugo rukagenda neza niyo success kuruta kurujyamo rukakunanira utari psychologically prepared utari mentally utari prepared kuba wakora urwo rugo ukubashije rero ati Sharifa yarashatse kandi mwatorewe rimwe muri age imwe ati runaka Pamela yarashatse n'izindi ngero harimo abakobwa benshi ndetse bato kuri wowe bagiye bashaka hari n'abandi ntari bumentioning hana amazina iyo umuntu akubajije ati Jolly wowe ni ryari tuzinyweye ryari igisubizo umuhani ikihe mu kumwereka ko nta pressure nambwiye ni na gahunda mfite vuba nibigera muzabimenyeshwa kandi nabyo nibitaba ntago nzaba nshinga amabere nta Jolly kubera iki ikintu cyako nibitaba nuko nemera ko hari possibility ndabyemera ushobora wakabimenshonize muteganya ko bishobora kuzabaho kubera biranashoboka mu myanzuro uzafata bishobora cyane birashoboka kuko nibyo navuga nkawe ufite amafaranga wize ufite ikibazo na gito amafaranga se yahesabye ahubwo komera junior giti baragufana
nanjye ndamufana. Bigire bagasobanuye se reka ndaza kugaruka kuri yanjye. Jori reka rero rumve. Kera bavuga ko ngagasobanuye ngo ari akabantu ngo batari abasirimu. Ariko urabona nk'imodoka nziza Junior gitatwaye bivuze ngo nagasobanuye kabikoze cyane. Ureba agasobanuye Ngaheruka mbere mfite sister wanjye ugakunda cyane, wenda muri nguko mfite utuntu twinshi nungikanya ntabwo nyibona umwanya, ariko ndagakunda kuko sinkunda na filime cyane, ariko niba hari filime iryoha ni kumva filime isobanuye iraryoha cyane. Mu basobanuzi rero bahari wowe ukunda nde byihari? Ntago mbazi benshi ariko Junior ari mu bantu nze. Okay. Ni gutyo bimeze, twikomereze kuri ya ngingo rero. Ngira ngo umuntu ateganya ko atazakora ubukwe kubera yuko no mu byo yumva biri imbere harimo kudakora uko bishoboka. Kuki uteganya ko bishobora kuzabaho? Ni ibintu nshyira ku munzani bingana. Nemera ko ningirirwa uwo mugisha wo gushaka gukora ubwo bukwe nzaharanira no ko bizagenda neza, ariko nanone bijya bibaho ko umuntu hari igihe ushobora gufata icyemezo cyo kutabikora, kandi ni ibintu bishoboka bitewe y'ukura ugenda waguka mu bitekerezo, inzozi zawe zigenda zihinduka. Kuko niba wenda mvuga ngo uno munsi wa none ikindaje inshinga no kubaka kariyeri yanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda ndashaka kwigira, wenda ndashaka kwiga amashuri runaka, wenda hari ibintu numva by'ingenzi mu buzima bwanjye. Kuko nanone nibwira ko gukora ubukwe ntabwo ari event, ntabwo ari ibirori. Hari ibindi bintu, hari indi commitment y'ubuzima muba mugiyemo, hari ubundi buzima buba bugiye guhinduka, muba muteganya gukora uwo muryango. Kuko niba muri abantu bashaka gukora umuryango, so sinibwira yuko nakabaye ngira pressure wango nkora ubukwe gusa nari tayari ko bana nshaka kuzabyara nzabaho uburere nyabwo, nzabaha ibyibanze bagomba kubona, bakiga neza, bakabaho neza. Ntabwo ari uko mbyemera. Bishobora kugera icyo gihe wenda nkavuga ini ntabwo mbishaka, kandi bitewe nuko niyumva ntabwo nakora ikintu numva nari mentally prepared. Kuko nabyo bisaba, nabonye ingo zitoroha no mu miryango natwe aho tuva, mu babyeyi bacu, ndetse nibona ko n'amadivorce agenda yiyongera mu buzima bwa buri munsi. Nabonye ko ari ikintu umuntu agomba kwitegura nyuma y'uko ufite amafaranga, nyuma y'uko ufite ubwo bushobozi bwatuma wubaka urugo. Ariko nabonye ko bisaba mu mutwe kuba witeguye, kuba wumva witeguye kwakira izo nshingano. Okay. Hanyuma ubona ukuntu sosiyete ishyira pressure ku banyarwandakazi ku bijyanye n'urushako. 25 bati bimeze biti kuri 27 umukobwa bagita abasigaye noneho atabasha cyane. Abahungu baba gutinya atese ngo acecuye ndabigenza gute n'umucecu. Kuri 27 ngo batangiye kuva kuri pause ngo hagezeho ngo abari munsi ya jo uragenda usatira ubukecuru nyuma y'imyaka 2. Nge nta pressure mfite, kuko ntabwo ngewe ntabwo ngomba kuba uwo ndiwe, ntabwo ngomba kumugirwa n'icyo sosiyete ishaka. Ndi uwo ndiwe kubera ko ndi uwo ndiwe nyine, ntabwo nzaba kanaka kubera yuko sosiyete. Ibyo binabonye no muri sosiyete nyango z'Abahinde. Abahinde ubundi nibo nabonye bemerera uyu mugore ashatse, umukobwa ashatse nibwo ngo ababonye icyubahiro. Ariko ntabwo ngiye icyubahiro cy'umugore nyibarira mu gushaka. Ushobora kuba umukobwa ukigira, ukagira discipline mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugakora